murabizi ko noneho ubu ngubu tuvugana Nyambo nawe yamaze kuba yajya mu gatebo kamwe na Niyori. Ubu ngubu tuvugana Nyambo we na Niyori bari ahantu hamwe ndetse bari no kuba mu nzu imwe. Nyambo ibibazo yizanyemo ntago tuzi ko niba nawe azabiruhuka. Nyambo bwa nyuma na nyuma arongera kubishe Niyori ijisho. Bwa nyuma na nyuma noneho Niyori wari warihebye ngo nagazongera kubona Nyambo wiwe, nawe arongera aramubonye aramusuhuza. Ese guys, uratekereza Niyori ndetse na Nyambo kugira ngo bazapfe kwikura hano hantu bizabakundira? Ubu ngubu tuvugana Mama Killaman nawe yamaze kuba yamenya amakuru ko hari abantu babiri baba kuri ya mugabo. Mama Killaman afite amakuru yuzuye ko hari abantu babana n'uriya mugabo w'inshuti y'umugabo we. Ese Mama Killaman we murabona amakuru afite araza kuba yamugeza kuri ya mugabo mpaka abonye bano bantu babiri? Ese ko tuzi ko bwa mbere yahageze akabura Niyori, ese ubwa kabiri naza kugaruka afite amahirwe yo kongera guhura nabo? Guys, Mama Killaman yamara amaje ndetse ngashaka kumenya umuntu uwo bavuga usa n'umuhungu we. Mama Killaman yari karongo mpaka yongeye kuba yabona uwo muntu baba bari gutakagiza usa n'umuhungu we. Rero guys, niba uri umukunzi wa filime yacu Ibanga ndetse ukabona akunda filime yacu Ibanga ndetse ukabona ashaka kuba wayigiramo uruhare, icyo ngusaba ni ikintu kimwe, ni ukuba wakora subscribe kugira ngo tujye dukomeza tugendana mu bikorwa byose tuba turi kubageza umunsi ku munsi. Niba ukunda filime yacu Ibanga ndetse ukaba ushaka kuba umunyamuryango, subscribe umuntu icyo kintu cya mbere kikugira umunyamuryango. Ese guys, Nyambo ndetse na Niyori murabona ibyabo biri kugana he? Ese urabona ibya Niyori ndetse na Nyambo wiwe mubona ibyabo amaherezo arayahe? Ese ubona Niyori afite amahirwe yo kongera kuba yasohoka akongera agasubira iwabo muri Gasharo? Ese ubona Niyori hari andi mahirwe afite yo kongera kuba yongera kuba yasubira munsi yo hanze? Guys, ubu ngubu tuvugana Niyori afitwe nk'ingwate. Niyori ubu ngubu tuvugana afunzwe kubera ko avukana na Killaman, kandi turabizi ko muri aba bantu bose umuntu ubizi n'uyu mugabo bafunze. Niwe muntu uzi neza ko Niyori hari icyo apfana na Killaman. Ese uratekereza ko aya makuru igihe azagerera hanze utekereza ko hazaba iki? Ese aya makuru naza kuba yagera hanze utekereza ko Papa Killaman ibyo bitazaba bimurangiranye? Ese utekereza ko Papa Killaman ibyo yigira byose atazabura inama n'ibyuma? Ese utekereza ko Papa Killaman we umunsi ku munsi umutima utagenda umucira iki urubanza? Papa Killaman akomeza yongera amafuti mu yandi yakoze mbere hose. Papa Killaman agenda afata amafuti yo yakoze mbere hose akagenda yongera handi gahoro gahoro. Papa Killaman ngaho ari mu cyaha cyo kuba yarateye Anita inda, nubwo twebwe tura filime yacu Ibanga tukaba tuzi ko inda atariye. Papa Killaman ari mu cyaha cyo kuba yashimuta abantu babiri. Ese guys, ujya utekereza mu buryo Papa Killaman we aba yiyumva mu mutima? Ese utekereza ko Papa Killaman yorohewe? Guys, ariko turabizi ko ibibazo byose umunsi umwe bizamugarukira. Turabizi ko ari uzaba ubyiteye. Papa Killaman akora ibintu atabanje yatekereza ku nyungu zari gushaka. Papa Killaman akora ibintu atabanje yatekereza ku gihombo kizaza nyuma cyangwa se ku nyungu zizaza nyuma. Papa Killaman ubu ngubu tuvugana nawe nagaze ikintu yahitamo kugira ngo abone umuryango ubayeho neza. Ese Papa Killaman uratekereza no kuri nshuro
hari andi mahirwe afite yo kuba yakosora amakosa yose agenda akorera Niyori. Ese ujya utekereza noneho Killaman afite amahirwe yo kuba yabwira amabanga y'umugore we yose iyo yamuhishe? Ese wenda noneho ayamubwiye utekereza ko haba iki? Ubu ngubu tuvugana Killaman no kuba yicisha Nyambo si ikintu gikaze. Killaman no kuba yafata umwicanyi akajya kwica Nyambo si ibintu bya hatari. Ubu ngubu tuvugana Nyambo ari mu byago bya hatari. Nyambo natishwa sinzi ikintu baraza kuba bamukorera. Nyambo natishwa ntago tuzi ko barapfa kuba bamurekura akagenda akidegemza gutyo. Nyambo ari mu byago birenze bya hatari. Nyambo niwe muntu ufite agahinda muri bino bintu byose. Nyambo ntago tuzi amahitamo ye. Ese baraza kuba bamuhitiramo iki? Ese Nyambo bagiye kuba bamuhitiramo urupfu? Ese Nyambo bagiye kuba bamwicisha? Ese uratekereza ko Nyambo bino bintu babimukora? Guys, rero wowe icyo ngusaba ni ukuba wakurikirana ibivugo byose mandi kugezaho umunsi ku munsi. Kandi niba ushaka kuba umunyamuryango, icyo ngusaba ni ukuba watanga ibitekerezo by'ubundi ukambwira ukuntu uba wiyumva kuri filime yacu Ibanga. Kandi murabizi ko twebwe tuba tubagezeho ibintu byose uko byakabaye, kandi murabizi ukuntu muri ab'agaciro iyo mugeze hano kuri Venke Empire. Rero guys, niba uri umukunzi wa filime yacu Ibanga, ndagusaba ibitekerezo byawe kandi ndakubwira ngo nuva hano kuri Venke Empire udakoze subscribe kugira ngo tujyanane mu bikorwa byose tuba turi kubageza umunsi ku munsi. Ese utekereje ko Nyambo bagiye kumwicisha waba wibeshe? Ese utekereza ko Nyambo noneho yamaze kuba yishira mu byago birenze byo kuba noneho banamupangira kuba bamwica? Waba utekereje nabi. Nyambo yamaze kuba yiyangiriza. Nyambo yamaze kuba yifata ariyangiriza byose yangiriza n'ubuzima bwa Niyori. Nyambo gushakisha Niyori bigiye gutuma none Niyori ajya mu byago birenze. Ese guys, ubu ngubu tuvugana uratekereza ko Nyambo hari andi mahirwe afite yo kuba yafata Niyori bakongera bagasubira mu cyari wabo? Ese uratekereza Nyambo hari andi mahirwe asigaranye yo kuba yafata Niyori bagasubira muri Gashara? Guys, turabizi ko bigoye ko Nyambo kino kintu yagikora, kandi Nyambo turabizi ko ngo tuvugana nicyo gipimo cya mbere kigezweho cyo kuba bafata. Ese Nyambo yaba agiye kwishwa? Ese Nyambo ko ndi kubona bamwohereje umwicanyi baba bagiye kumugirira nabi? Ese Nyambo baba bagiye kumukorera ibyamfura mbi? Guys, rero niba uri umukunzi wa filime yacu Ibanga ndetse ukabona kundi Ibanga bya nyabyo ndetse ikabikuri ku mutima, ndagusaba kugira ngo utange ibitekerezo byawe wambwira ukuntu wiyumva kuri filime yacu Ibanga. Nyambo we natishwa ntago tuzi ikintu tubagiye kumukorera. Rero niba uri umukunzi w'Ibanga ndagusaba kugira ngo utegereze episode ikurikira. Ese guys, twigarukiye muri Gashari wacu, utekereje ko ubu ngubu tuvugana Gahima byamurangiranye? Waba utekereje nabi? Ese utekereje ko Gahima kugira ngo ate Jojo yahisemo nabi? Waba ubeshye? Ese utekereza ko Gahima umunsi umwe naza kugarura ubwenge ubona atazabyicuza? Gahima wishinze dete, none ubu ngubu tuvugana Gahima batangiye kuba bamwurira atarashira n'iminsi ngahe. Gahima bamaze kuba batangira kuba bamwurira gake gake. Dete yafashe umwanzuro wo kutongera kuba yamumesera imyenda, kandi nawe afite amaboko yo kuba yimesera. Dete yamaze kuba yafata umwanzuro ko ntabyo kongera kuba yamumesera. Ese Gahima uratekereza umunsi umwe ibi bintu atazabyicuza akagaruka ari n'umuntu n'umwe?
wamubwirije kuba yagaruka. Ubu ngubu tuvugana Dete ntago tuzi ko ibintu byose azabyuzuza kuri Gahima. Ubu ngubu tuvugana Gahima ntago azi amakuru ko Jojo noneho atwite. Ese noneho Gahima uratekereza ko yataye Jojo amuziza kuba atabyara imyaka yose bamaranye kuba ataramubyariye umwana? Ese uratekereza noneho Gahima namara kumenya amakuru ko Jojo yasabye akaba atwite, ese uratekereza Gahima azagaruka? Ese nagaruka urabona hari karibu afite muri runo rugo rwa Jojo? Guys, turabizi ko Jojo nawe ni umuntu ufata imyanzuro ze ndetse akazifata azihagazeho. Jojo ni umuntu wifatira imyanzuro mizima ndetse ni umuntu udapfa kuba yasuzugurwa, kandi turabizi ko ubu ngubu tuvugana Jojo aho kugera asuzugurwe yabura umugabo. Ese kuba Gahima yarafashe umwanzuro wo kuba yata Jojo akajya kubana na Dete yahisemo neza? Ese utekereza ko uyu mwanzuro atazagira akawicuza bya nyabyo? Ese utekereza ko namara kumenya amakuru ko Jojo atwite utekereza noneho kazarengera he? Ese utekereza ko noneho bino bintu azabyihanganira akabyigumanira akaguma kubana na Dete? Guys, turabizi ko bigoye kugira ngo Gahima ate Jojo burundu. Turabizi ko nubwo Gahima yahise ahinduka nk'igicu, turabizi ko yemeraga Jojo byahatari. Turabizi ukuntu yamukundaga, turabizi ukuntu yamufataga nk'umwamikazi, turabizi ko nta n'uruta Jojo muri Gasharo. Nubwo Gahima yahindutse nk'ikirere, ariko turabizi ko urukundo yakunze Jojo rwo rutahindutse. Ese guys, Jojo we Gahima nagarura ubwenge akagongera akagaruka mu rugo, ubona Jojo azamwakira? Guys, rero ndagusaba ibitekerezo byawe. Niba uri umukunzi wa filime yacu Ibanga bya nyabyo, ubu ngubu tuvugana Killaman agenda yiyegereza Queen bya nyabyo. Killaman agenda yikurura yishira kuri Queen bya hatari. Ubu ngubu tuvugana Killaman kuri Queen barawubanye. Killaman na Queen ubu ngubu tuvugana ubushuti bwabo butangiye kuba bwazamuka gake gake. Ese utekereza ko noneho Killaman hari andi mahirwe kuba yakundana na Queen bya nyabyo nka Killaman apana nka James? Ese utekereza ko Killaman hari amahirwe afite yo kuba yakundana na Queen? Guys, rero turabizi ko ubu ngubu tuvugana Killaman iyo yihambiye ku kintu akibona. Turabizi ko Killaman iyo yihambiye ku kintu paka aragikora, kandi turabizi ko uburyo akundamo Queen nayemerera undi muntu kuba yamutwara. Turabizi ko Killaman atemera undi muntu kuba yatwara Queen akamuca mu myanya y'intoki. Turabizi ko Killaman yakora buri kimwe cyose kugira ngo abo yatsindira Queen. Ese uratekereza ko Queen we afitiye amarangamutima Killaman? Ese uratekereza ko Queen yemera kuba yakundana na Killaman? Ese ubona bishoboka ko Killaman amusabye urukundo yaramwemerera? Ese ntabwo ujya utekereza mu gihe Queen we yamaze kuba yamenya ko Killaman wa nyawe ari we James ikizaba? Ese uratekereza ko Queen namara kuba yamenya amakuru ko Killaman ari we James, utekereza ko Queen azakora iki? Ese utekereza ko Queen bino bintu azapfa kuba yongera kuba yabireka bikamucaho? Guys, turabizi ko Queen aya makuru namara ko yamenya natamwangiriza, turabizi ko azakomeza ubucuti bwiwe na Killaman. Turabizi ko Queen nubwo yemera Killaman nk'inshuti, ariko akunda James nk'umugabo. Ese namara kumenya amakuru ko James ndetse na Killaman ari umuntu umwe, uratekereza hazaba iki? Guys, rero nagutinze kongera duhere ku ndi episode ikurikira filime yacu Ibanga, kandi murabizi ukuntu bakunda cyane, murabizi ukuntu muri abagaciro kuri Venke Empire. Rero ndabasaba kugira ngo mukore subscribe no kuri Venke Empire kugira ngo dukomeze tugendane mu bikorwa byose bya filime yacu Ibanga. Ndabakunda cyane.